unutse inkweto nawe unutse inkweto nakubabariye ariko ariko boss ibintu yankoreye ibintu boss yankoreye aho mbita urushiro umeze kuri ntanagukubita akamena amatara ari muzaniye ngo nuko nashugunye inyusi ziwe ngo nuko nazijugunye sha boss nanjye nzakwihoreraho buretse nzamwihoreraho buretse Dom. Kono madamu kayinzara koko. Nta kigo cyaraye nta mushyushyu warajera. Mushyushyu. Ese boss urashaka umushyushyu? Ubwangu ufite. Mushyushyu cyangwa utinde uko ndagutindwe ntabyo nyegiye ndisonzeye. Okay, kanze nguzana mushyushyu. Ako ntago ari byiza. Cyafa bashaye ibintu bimbaze nyuma. Ese sha nta sono ufite so niziki lese ibintu byo byaraye bose ibigo nibike ni byaraye mu muno nibyo byarayemo none se utu turyo nashyamba nkavugiriza utu twambumba koko ariko mana ngiri runa rumwe ibi biryoshye mu kanwa kavugiriza ubwo se amatama yawarangananye akinda yawe naragendesheje hayo impamvu ufite inga nkiyandimba tukina muri papa sava kumbu bawari ariko se umenya yuko ari gukora amafaranga sinje mpamvu urugo urahaha ariko si ngoba ujye byinshi nese ntere byinshi ngaga byishane kandi ari boss muri urugo nije mbihaha nije mvunikira amafaranga nimba haraye ibiryo ntukajye urya ntararya mbere yawe sibyo none se uretse kwigiza nkana ibi byose bya mu gitondo ni ibya ninjoro ni warahuriye amaprata abiri biravuga okay ututeka n'ibindi vuba sibyo ntabwo byambumba nari narabibonye burambabazwa n'umugore wawe nyina Matibori ameze nk'uwari yishashe kubera ubwo rudarwaye wakweduye bose naga ari byiza gucuranwa ubu ngiye kugutimbura ubu umva utabeshye ufite nani cyane of course urayifite ubu se ngana niyo yawe basiyo ni ya gym ase koko nibyo ubwo nagiye mucurana none yarahukanye ndiko abibonye ubu ufite nani cyane nko wabivuze Akira shamwereka. Akira sana yawe. Yego boss. Akira jana musana. Boss. Akakanya isanura imaze. Jana munzo sanze mubwire nayo. Ijana sibyo. Arome ko sana mubwire. Bari domo. Yego boss. Cyane tujye nama sibyo? Yego. Ndo. Nagure ngubite se. Nago kutaho. Kandi ndakanda gukubita. Nabo murakaza kuri ibyo. Icyo bamwe nasanze kuri koko narakosheje kubera kuzamurinda cyane. Inda yawe urayizi. Hasitwe manje ubwo de boss wawe. Vuga nta kibazo. Nyina Matibori umugore wanjye nakundaga araho kayikwerinda yanjye. Ameze nk'uwari yishashi abonye ko nangana akabona. Ibyo ni byanjye gutuza maze mubwire. Kuko ntarabagana. Ariko birababaje. Nyine yaragiye byo ndabizi ko yaragukunda ibije cyane. Abana banjye nabo baramukurikiye ngo nabo bana n'igisabo cy'ikigabo cy'igisambo. None rero kuri inshuro. Nagira ngo basi rero twana muri nzu wenyine. Darama ibigo byinshi cyane. Byinshi. Isafuriya yuzuze no hejuru. Bose ubona vandana n'uno utashaka kwigabanya. Noze isafuriya ushaka kugabanya inda koko. Ariko se kamubaza. Niba ngajyanye na hagati yanjye nawe. Tute isafuriya yuzuye. Twaturya nijoro nawe ukarya ugahaga. Tukaraza mu gitondo twabyuka twese turya. Sasa tugateka ibindi. Tugateka n'igikoma byari gutwaye iki. Ariko ikaganga natangiye nawe. Ari mu muzabibwi. Bivuze ngo ntabwo ufite gahunda yo gucyura umugore wawe kubera inda. Tuzamushya twamaze kubyibuha. Amaze kugira twese turabasura shaka none wabyiboshyera urarutandimba teho gato cyoko n'ubwana bwashizeho bwo akoreka mu bwira bitara amagambo aho ugenda urumva ibyo mubirogeje nabyogeje teremusi koma kirimo kikoma nta kimwe ngana bagakunda ariko nta kibazo utamunse ni byiza nahise ko nkubita urumva urumva uwaze cyumbo
urumva mbere guteka ibindi biryo maze ntekera kandi gakoma koza isafuriya igikoma maze igiteka cyo isafuriya nurangiza uri kubiyumva uduteka umuceri urumva wahata ibijumba udogose tuzabiye twabya nijoro tubinywesheje icyayi ndaza kugura amata nimugoroba urumva ikindi kandi ya magi asigaye yose uyambaye umureti arabe ntabwo ndibuguyeho ndawurya njyenyine ase bose wagabanyije inda turasangira basi ndarya rimwe ariko na magi 10 ndarya rimwe wowe ugikenda urumva ari amagi wakubite ishubishya ku ruhande ntuzabijugunye nabyo uzabirya bira oya ngeza njye umureti nima ndiye umureti uyu munsi ukumva ugize ifemba y'umureti zangwa akamwe gato cyane bituma ngwanisha ku byose biryana bose twavuze ko tugiye kwiyunga tukajya inama nzagira ishwa wariye amagi ariya birashobora by'amagi niho ari intungamubiri nyinshi cyane kurusha amagi y'imwimerere ako siko byashoboka koko kandi tubi gisore kunanduta bivuze ngo niyo mpamvu wazanye urudaro runini kwera wari ibishwa by'amagi niyo mpamvu kusanzwe uteka umureti niyo mpamvu usanzwe uteka umureti wabijugunyaga nabijugunyaga nese ujya kubitoragura nabwirwa n'iki waje kuraso twabijugunyaga nabwirwa n'iki umva dore ko genda kubwiye birabisobanura byose ubose ibyombo ndetse igikoma utite ku muceri nimugoze ufate n'ibijumba ubundi ndajya kugura amata nibwo turanywa utega no muri tama yose ateka kirara mu cyumba cyane muri cyo munsi gitanda wabyumvise munsi gitanda okay boss ubwo tugiye inama ntabwo uzongera kunkubita n'uruki cyagiye wankwise ndikoze inkweto nazijugunye je mutumye inkweto ngutumye n'amatakintu hasi ntanago kubita ndakubabariye ariko nawe ntuzongere kunkubita ariko nawe ntukajye wumvirana niba ngutumye amata y'inkweto ntabwo ngutumye amata yo kwikaragira bazuze nk'iki twabyumvikanye ntabwo nzongera sawa sawa narumiwe ko mbega bakire b'iki gihe mana we ngo mfate umureti muteke mushyire munsi y'igitanda mbega indamana we ese sha